urayishimira nayiteguranye n'umutima mwiza ni nziza ikiri imbere cyo ni cyiza guys wow this is too much man wow muri make musobanuriye mu gihe uri kwibereka musobanuriye no gift reka okay none ukuntu ari bwiza yo thank you nukuri nanjye birantunguye ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri video yacu y'uyu munsi naho tubona ari ubwa mbere nukuri mwumvemo ikaze turagusuhuje cyane nkuko mubizi iyi YouTube channel ntago ari umuntu umwe ku giti cye ni y'umuryango reka mpereze sheri wanjye nawe yagira ikintu atubwira twumva ijwi rye ubundi urakoze cyane sheri urakoze cyane ku no time waruze ndi YouTube channel ni ntago ari umuntu umwe ni y'umuryango reka nongereho ni y'umuryango mugari umuryango mugari bisobanuye ni umuryango wacu gutera n'umuryango wa life ndazi muri rusange kwa namwe mu muryango wacu mwebwe mutureba mwebwe mu commenting mwebwe mu liking ibintu tukashyizeho yese muri umwe muri twe ariko urabona ko abantu baragenda biyongera umuryango urimo uragenda uba mugari cyane asko kugeza ubu nari mbashuri mumeze neza nari ntinze kubasobanurira just ibintu by'ibijyanye n'imiryango n'ibyo nari ntinze ariko ndabashuje cyane kandi abashimiye nari ndimo nkubwira ngo ubu ngubu tumaze kugira umuryango munini urimo uragenda waguka n'aba subscribers 150 n'abandi mu gihe gitoya tumaze turimo turakora ni ibintu birenze kabisa ibintu birenze birimo biragusigira iki umva yewe ikintu biri kunsigira biri kunyereka ko ibikorwa byacu biri gukundwa n'abantu biri kwakirwa neza muri society bityo rero bikana nka challenge ko tugomba gushyiramo imbaraga tugakora ibintu byinshi cyane kugira ngo noneho dutere imbere cyane ariko nyemera afate kano kanya mbwira umuntu mushyashya uri kureba ino video niba aribwo bwa mbere ukibona video yacu ukaba uri kwibaza isaba noneho nabahe please fungura video uyirebe uraza kutumenya kandi video yacu ni gushimisha ukabona ibikorwa byacu biragushimishije wibuke gusubscribe please subscribe kuko dufite intego yo kuzacelebratinga monetization nyuma mu mpera z'uyu mwaka ndavuga kwa kundi barasa umwaka kuri bonane n'ibiki byose natwe tuzatugu celebrating monetization aba subscribers 1000 nibo nshaka kuvuga tuzaba turi gucelebrating monetization ese uzaba uri umwe natwe muri celebration tuzaba turi gukora remember to subscribe kandi urakoze cyane ko ubikoze ndabizi ko wabikoze thank you so much ubwo wanjye arakoze dukomeje rero kuri video yacu twabateguriye uyu munsi murabona hano mfite inote 2 za 5 n'amanyarwanda bazita ubundi mu mvugo y'abubu y'urubyiruko bayita inyama ubu ufite inyama ebyiri this is two meat ko ni na meat ko aga habyako continue wakwibaza uti se amafaranga ari iki muhaye 5,000 nagiye murabona ko nsigaranye 5,000 ayo mafaranga turimo turagira ngo tuze kuyakoresha turimo turahana impano hagati yacu ndamuhereza impano nawe araza kumpa impano ariko mu by'ukuri itarengeje izi nyama ebyiri wabonye muri bino 5,000 yego turimo turagira ngo turebe ese mu 5,000 harimo impano wabonera mugenzi wawe ihwanye n'ayo mafaranga kandi yamushimisha kandi impano ubona yamushimisha turatangirana uru rugendo iyo mpano ayitegura ntabwo bube mbizi nanjye nigitegura ntabwo ari babizi ariko mwebwe muri muzayibona cyangwa muri buze muraza kuba mubona buri muntu wese uburyo ari gutegura impano ye hanyuma iyo process yose kuri final turi buze kuyibereka reaction turi buze kugira ampereza iyo mpano nanjye nyimuhereza muri buze byose kuyibona tubahaye ikaze rero muri challenge yacu y'uyu munsi muze tubane turi kumwe muze tujyane kwitegura reka mbanze nkubaze yemewe ko umuntu yabaza umuntu se yego akamugira inama kawe ubazo ari we wese umva wagufasha kugira bize gukunda have no idea so senda wazandi reka nze ndeye mu nimero yanjye mfite
igitsina gore mfite mu mbere uko cyangira inama nihe gift wagurira umuntu w'umugore ikamushimisha kandi itarengeje 5,000 ariko ndaza kubaza AI kanze mbaze AI nahite bimbwira inshuti zacu ubu ngiye ndagiye gukoresha Impano we yagiye hashize umwanya muto yagiye Impano rero ndi bumuhe Impano natekereje muri editing ye nta foto n'imwe ye afite ubwo nibaje ndavuga nti nta kuntu hari udufoto dukeya nari mfite twa memories kuva gitangira kwiga filmmaking urugendo rwe rwose nagiye ntushaka ndatwegeranya mbona twavamo story nziza ikintu cy'amafaranga 5,000 nabonye ngiye kumuhereza ni flame ni foto ni board twebwe muri terme yacu niko tuzita ni foto ariko kubera ko amafaranga ari makeya kandi atagomba kurenga yandi ndakoreshamo ifoto kwanye nayo mafaranga iyo foto rero nagerageje uburyo bwo kwidesigninga kugira ngo ize kwerekana memory nziza sinzi nimba murimo murabibona nayidesigninze nyine kugira ngo havemo akantu kekeza ubu ngiye kuva mu rugo murabona ko hano metse bag ndagira ngo iyi bag ikintu iri buze kumfasha no gutwaramo kamera kugira ngo ibyo ndikore byose bize kubibereka hano harimo ikote ariko no kote ngiye no kujya hasi reka ndyambare ko ngiye no kujya kuri moto kandi harakonje maze indabo hano zirahenze bya hatari ariko ndebe muri izi ngizi kano kaba ari gato cyane ndatekereza ko kaba ari gato actually nagize igitekerezo cyo kuba namuhereza gift yewe y'ururabo nicyo cyahise kinza mu mutwe ako kanya ariko ndabona indabo hano zihenze ururabo rwama cyane ruri mu 6,000 ako kano kaba ari sawa igitekerezo kano kaba ari sawa guys reka mbaze ibiciro bya kano ndebe ko biri buvemo muri budget y'5,000 asigaye haraza kuba hasigaye kugafungisha gusa birahenze ibiciro bya hano reba nk'uru nguru igiciro nk'uru 12 so reka mbaze runo amafaranga yari nshobora kwishyura sawa turaza gusubira ngiye kuyifungisha ndahita njya kurufungisha ninsanga ruri guhura na budget yanjye asigaye mite nkomeza guys birakunze rero hano ko bari kukapangikingira ngubu turagiye igisigaye no kugenda nkayifungisha nka kado nziza cyane abantu isigaye ahita hashya holding my hand again until the very end. We're still in love. ubu mvuye kuyikoresha nawe ngiye kureba umuntu uri bumporereka uri buyimfungire neza kugira ngo ibise neza abona burije ariko ndi kugerageza kugira vuba ariko bwatangiye kwiramo utungutu gutya 5 mamuro utungutu rero 500 dore ngahe akira wanje kuyatongera ntabwo ubwo nicyo negereje ntabwo uri ugenda utamaye isha sakari kugira ngo nereke umuntu yinumye icyo kintu nkaye senyise ukamwereka nayo ntasawe arimo kubirana no kuri kamera se
ikamera yanjye ibiri live yanjye ta igihumbi mukaramba ntwara urantwara cyane rwose. okay sawa kamitana nakwishyura ni nayo nari nsigaranye inote ebyiri za sensa uzirebe neza sibyo zirebe neza si ebyiri za sensa ntiyuzuye okay now ubu ndatashye finally najya gutanga impano nageze what do you expect ntabwo nta kintu mfite mu mutwe na kimwe nta kintu na kimwe ndi expectinga gusa bigendeye ku mwanya wafashe wagiye gutegura iyi mpano kwitega ikintu kidasanzwe kubera wafashe umwanya munini cyane kabisa guys ndimo mubwira ko yafashe umwanya munini iranyahagije pe ngewe kuva nabonye impano hashize nk'amasaha nk'angahe nk'abiri mutegereje kugira ngo aze dukore final video twerekane impano twavuye gutegurirana ariko sofa Imana ishimwe ko uje amahoro birangije uyibonye Imana ishimwe ko mugeze I am so excited sinakubwira nyine mfite amatsiko yo kumenya ngo ni igiki wanteguriye umura nta kidasanzwe wowe se bimeze bite kubw'impano impano naguteguriye uri kuyitekereza gute hari idea nimwe ufite ntayo pe ntayo ariko nanjye urumva excited kuyireba nta n'umuntu waba wagwaye amakuru nta wamumagaye wababajije nta muntu n'umwe wagwaye amakuru kuri pe nta muntu wamumagaye okay abakunzi bacu bo babibonye ibintu twari turi gutegura guys mwebwe mwabibonye struggle twagiye tunyuramo byose babibonye mwebwe mwabibonye impano twateguriranye ariko ndakubwiza ukuri nta gitekerezo na kimwe mfite ku mpano yaba yanteguriye nanjye ntacyo amatsiko yo kugira ngo ndebe ni iki yanteguriye mu by'ukuri bisugwambwiyeho gato basijyanye n'iki ako cyo koza mbonye inyuma uko igaragara ndavuga noneho da iyi gift ingana gutya naguteguriye keke njye kinzwi imibare yambanye myinshi we nkambona gift yawe ni nini hana yanjye ntangira kugira urwanda bakantengera ugiye kugaragara imbere ya kamera it's okay gift yose ipfa kuba yahawe izina rya gift irashimisha umuntu yari dutangire rero murumva mumeze mute murumva mufite ubwoba nk'ubwo dufite wagira ngo ni nk'ikindi kintu cyenda kumbaho wow okay ntimuyirebe kuko iri ahangaha ntago igaragara neza muri no envelope ariko oya ubusanzwe ntabwo ari uko biba bimeze ubusanzwe ngiye ntabwo mbuzi hari ubundi buryo buba ari bwiza iba irimo neza igaragara neza inyuma ariko icyambere ndi guhereza agaciro ni ikiri imbere ntabwo ari ikiri inyuma icyambere impamvu iri hano aya mafaranga niyo nabashije kuba nakafodinga mu yo twari twabibabwiye ndavuga nti niyo mafaranga nsigaranye kandi byose bigomba kuvamo babibonye ngiye rero ku mucuruzi turanegosiya mbona iyo amafaranga nsigaranye ni iyi ngiyi ndavuga tuke nta kundi sibyo ariko urayishimira nayiteguranye n'umutima mwiza ni nziza ikiri imbere cyo ni cyiza kandi nishimiye kuyiguha ubwo urafungura uraza gufungura uyibereke nawe uyirebe Nice. This is gift. ntabwo urumva ikintu kirimo se kugitekereza uri kugitekereza ni frame frame photo ntabwo byagorana kubimenya guys wow this is too much man
muri make musobanuriye mu gihe uri kuyibereka musobanuriye So. gift reka banze mbereke sinzi nimba muri kubasha kubireba guys muri kubasha kubireba ndumva hano muri kubireba neza turabasobanurira neza ibintu biriho ariko I'm so impressed guys. This is too much man. this is your journey. Thank you so much man. Yeah, basobanuriye nanjye ndagira icyo nongera. nari nabibabwiye ariko mbese ubundi narebye byari bingoye ariko nabanje kureba cyane cyane muri editing room yawe irimo amafoto yandi yose ntangazwa nuko nta foto yawe irimo none nongera kureba journey yawe ya filmmaking ko yatangiye numva hari ikintu nkwiriye kuyivugaho noneho kubw'amahirwe hari amafoto yawe ugitangira urugendo rwawe rwa filmmaking kugeza aho ugeze ubu ngubu ni step by step niyo nifashishije rero umuha impano umugenera aka gift ka flame nandikaho amagambo meza amagambo ashobora kukwinspiring igihe wicayemo hariya urimo urakora akazi. That's it. Ngo handitseho ngo the journey continues. The journey continues. Learning, dreaming big, foundation. From a student with a dream to a filmmaker with a vision. That's true. The hustle begins. The early days on set. Learning by doing, building experience. Every step was necessary. Every challenge made me stronger. Yeah, that's true. Every frame tells a story. Yeah, that's cool. On location, telling stories, gaining trust, making impact. The best is yet to come. Yeah, inisoro yanjye nkunda kuvuga byiza biri. Akenshi nagiye nibanda kuri wowe. More stories, more growth, more purpose. The journey continues. Yeah, love, name. That's exactly guys. Ibi binkoze ku mutima. Impamvu natinze icyambere cyo iyo ari on Sunday ubusanga ahantu dukoresha biba bigoye kugira ngo ubabone pe ubusanga naho bakora ari hamwe kandi abantu benshi ariho barimo barakoresha urumva rero nayiboherereje impamvu natinze kuva nabanje ndayiboherereza nayiteguye ndayitegura amagambo ngomba gukoresha byose design lange ndayimwoherereza noneho ngenda nzi ko byibuze iri hafi kurangira cyangwa yanarangiye deja bayikoze mpageze barambwira bati hari ayandi makomando uri hangana byari ibintu nagombaga gukora nta kundi nihanganye nawe akenshi impamvu watekereza umwanya munini ndakubabariye koze bari wandakaje nawe ubundi ibintu birambirana actually nabanjije nyine kumutunganya n'ubwo kuki watinze ariko ndakubabariye kuko biragaragara ko ibintu nyine bitari ibintu byari gukorwa hute noneho reka mbasobanurire nanjye aya mafoto muri rusange. So aya mafoto, iyi foto ya mbere muri kubona nari ndi ku ishuri ndi kwiga film making, aho harimo abantu uzwi cyane yitwa Natural Dread, yari umuhanzi waririmbaga, yari umurasta waririmbaga indirimbo za reggae. So aherutse gupfa yatuvuyemo ya Imana muhiruhuko ridashira kandi mwakire mu bayo. So ifoto ya kabiri muri kubona umuntu umeze nkaho yambaye ikintu cy'ijacket ufite kamera, hari n'undi uri kumwerekera, uno umuvandimwe mufata nk'umuvandimwe yitwa Olivier Wayezu. Simbizi nimba uzabasha kureba ino video bro ariko ntabwo nzi impamvu nyine madamu yafashe hano mafoto akayashyiraho. So uyu ni umuvandimwe wanjye, dufitanye story ndende cyane,
yari umwarimu wanjye, yari mentor wanjye, yari byose nyine muri filmmaking. aho ngeze ubu ngubu muri filmmaking afite n'itafari rirerire yashyize ku buzima bwa filmmaking bw'uru rugendo rwanjye. Turamushimiye cyane bro, aho uri hose kabisa. Shout out to you. Okay, hanyuma ifoto ya gatatu hariho urabona negamye ku modoka mfite kamera mu ntoki. Ahangaha ndabyibuka nari ndi muri Tour du Rwanda. Hano twari tugeze hehera Nyagatare. Hano twari turi Nyagatare. Twari turi muri Tour du Rwanda. Iki gihe nari nkiri gukorera muri TV10. Radiant TV10. Uru ni urugendo rwanjye. Ibi ni bimwe nyine mu hahise hanjye. Iyi foto nayifashe, twari tugeze mu nzira turahagarara dutegereje ko amagara tugeraho ngo tuyafate, itamfata gafoto. Hanyuma iyi ya nyuma rero muri kubona cinematographer wuzuye kabisa, muri kumubona. Ahangaha rero ni vuba ahangaha rwose. Iyi currently ni amafoto nafashe bigaragaza nyine ahantu ndi kwa kamera nkora ibintu birenze. Ubu hano hose hari improvement zageze. So iyi foto nayifatiye i Karongi ku Kibuye. Iyi ngiyi ya nyuma muri kubona nayifatiye i Karongi ku Kibuye. Ni nakazi twari dufite kari kumara like hafi cyumweru ku Kibuye. Twari turi gushooting ibintu by'amatutorials. William the Kick ntuzabona ino video, urabizi niwe wayimfotoye. Actually niwe wamfotoye ino foto. Ntuzabona ino video, iyi foto urabizi nyine niwe wayimfotoye. Guys, nandi kubasobanurira urugendo rw'amashusho. Reka ndikira aho ngaho, ariko nyine ndishimye, ntabwo wakumva uburyo nishimye. Ndishimye cyane. Okay, reka tuyige pause hano. Ubwo uzajya uyishyira hano ku meza yawe, ibyo reba nyine izajya ihora kwisiparinga ikwereka jane yawe. Ariko nyine ejo ni heza. We are proud of you. I am proud of you. Uyu munsi ariko nanagize n'amahirwe. Uyu munsi ni umunsi mukuru w'abapapa. Nibyo ni ibintu byahurije kandi ntabwo twayipanze, ariko umunsi mwiza. Ntabwo ari uyu munsi gusa twizizanye, ntabwo nanjye ibyo bintu njya nkunda kubikora cyane, kuko ntekereza ko buri munsi aba ari umunsi mwiza. Ariko uyu munsi byahuriranye nawo ni umunsi mwiza. Imana yarakoze kukuzana mu buzima bwanjye. Mbona ari impano ikomeye Imana yampaye kuba turi kumwe, kuba ngufite. Thank you so much. I appreciate it. Ndishimye cyane kabisa. Ndishimye cyane. Ahubwo ikibazo nsigaranye, iyi mpano sungubu. Iyi mpano yahanye n'ibihumbi 5. Cyangwa byagiye hejuru. Ni bazabibona buri kintu cyose nagiye nyerekana. Okay. Buri kintu cyose nagiye nyerekana ahangaha rwose. Ni ibihumbi 5, haba transport, everything. Ni ibihumbi 5. Bo reka rero agezeho icyiciro cyanjye. Reka tureke tutayasinda video ikarangira. So ngewe actually kamandi murabona it's a totally different guys, ariko ntabwo nashatse ko yo big cyane. So muri kuyibona nagerageje nyine mu mafaranga nari mfite. So ngira ngo impano nanjye namuteguriye ni iyi ngiyi. That was my gift. Akirasa neza inyuma n'ukuri. Ibyo. Thank you so much. Yishimye ngiye kwifungura. Amasikaranishe. Fungura ejo ariko. Mfungura ejo ntabwo ari kugaragara. Amatsiko ni menshi, undi ibi bintu ntibimenyerewe n'ukuri pe. Ubu harimo icyo undi wambwiye. Nayibonye nyibona envelope ndavuga ati ndapfuye noneho. Nagira vuba kugira ngo
inkweto zabo zikomeye cyane. Fungura hano. twajyanye n'akantu katagira twajyanye nk'ikintu kivuye usire twari bwifashishe akantu kakuma ukuntu ari ni umwenda nzajyana nk'umwenda ariko Turi gutekereza. ari nk'umwenda Wait and see. Ntabwo abantu bari kuhabona bamwe I love you. ntabwo cyane. Yavamo okay. None ukuntu ari bwiza yo. Thank you. Nukuri nanjye birantunguye. So. Ni byose. Nukuri pe ntabwo nabitekerezaga yo. Nyine ikintu gihari kigize nuko nta muntu n'umwe watekerezaga icyo umuntu ari bumuhe. Nanjye ururabo just nirwo rwahise runza mu bitekerezo kubera ko ururabo rusobanura ibintu byinshi cyane nk'abantu bakundana. Nifuje kugukorera ururabo maybe ahantu uri umwanya uzajya urimo ukahateretse cyangwa se ufite n'ahandi hantu utekereza wagatereka agashobora gutuma hamera neza kandi kakakubera souvenir y'ibintu nagukoreye just mu magambo make ntago nigeze nyine njya kure cyane nahise numva actually ikintu nshobora kumuhana cyahise kinzamo n'ururabo tu. Nimba natekereje nabi murambwira tu. Ariko uko byagenda kose ibintu byose bigira like ikintu the best of the best. Please reka dusoze video yacu ye kurambirana ireke kurambirana sibyo tuvuye muri romantic movie. Ireke kurambirana ni ukuvuga ngo turifuza ko mwandika muri comment ninde muntu wagize igitekerezo kizima kurusha undi. Niyihe gift mubona abantu umuntu watekereje nyine nziza kurenza ngewe ubundi mo kumubona tu umuntu wagize igitekerezo cyiza kurusha undi. Ariko namwe ntegereje ko muri butwandikire muri comment sibyo mutwandikire muri comment mutubwire turabona uyu nguyu ari abantu wari watekereje neza wagize igitekerezo nyine gifite imbaraga cyane. So reka tubashimire cyane rero. Ariko nanone wenda icyo nakongeraho mbere yuko dusoza impamvu y'iyi video gift challenge twagira ngo twongere twibukiranye nka famille cyangwa namwe murimo muratureba ntago gutanga impano bisaba ubushobozi bwinshi. Hari igihe ushobora kubaza nk'abantu tuvuge bamaranye nk'imyaka nk'icumi cyangwa wenda n'abandi babana bamaranye imyaka runaka ugasanga ese umuntu mubana uheruka kumuhereza impano ese nta mafaranga ahari nabizi umuryango ufite imbogamizi nyinshi cyane cyangwa wenda watekereza kuyikora ukavuga uti se ndaba ndi kugaspia cyangwa iki kintu cyihutirwa turacyafite minerval zaba n'ibindi bibazo ariko mu by'ukuri gutanga impano ntabwo bisaba ubushobozi bwinshi. Muzabireba ku mpande zacu zombi ubushobozi twakoresheje murabona ari bwinshi ntiwishimye nanjye ndishimye. Ibi rero birakomeza bikubaka umuryango mwiza kandi twebwe papasi yacu no kugira ngo dukomeze dufatanyirize hamwe twese kubaka umuryango umeze neza.
murakoze rero nicyo nakongeraho nakoze kubana natwe turishimye namwe muzabigerageze mu bushobozi bwari bwo bwose waba ufite ushobora kumutegurira ikintu cyiza kandi kikamugirira umumaro murakoze rero mwakoze kubana natwe video zacu nk'izi ngizi nakagaruka see you izere ko mwize mu byinshi hari ikintu mwavuye nizere ko hari ikintu mwavuye thank you so much yeah